toyambaye helicopter eza koya nani wera son toyambaye 1 2 3 4 5 6 atake wela kulongo kandiganeni wela kulongo kandigan tanje kumasura wela kulongo kandiganeni wela kulongo kandiganeni tobroki kubita shafu tobroki bango penda nkuko borokaga akibaza umuntu wagavuye imbwa samusiri baragakoranye imbwa bayipangiye ibiro 3 by'inyama ikanyake yagavuye imbwa itivuye atevuye nonewe yagavuye imbwa itivuye urakoze umva nzovu wamugana mu kantu kanyombye wagavura gimbwa uyu muntu bagwemba amafaranga akayaguha wenda muri kumwe mwabonye ikiraka wamubwira nde ako vuga bi se bi kuri gike vuga bi tugiye kubara ariko ngo ongera tugiye turagarukira kuri Z nde yakari yakubitse yakauka hambirwa ariko yakari nde oya tugende reka tubere tuvuye kuri wowe reka tukomeze twaje reka tuje kujya kumusoza oya kanyombye ni wowe bi merezi ngoni shakiri ngoni mana ndayibona yaka truwa ayiwe data we nzovu ngwino tuvaje tuve kuri okay twaje B G kwaje D C cha gacanirwa umuyoboro neza w'ikuzimu dore diru hamwe na Sony Education ibazaniye diru nziza abifuza kwiga imahanga yaba bachelors masters cyangwa se PhD abifuza gukora gutembera ndetse no gusura mwese muhawe ikaze si ibyo gusa kandi Sony Education tubafasha kubukinga amahoteli tukabakatishiriza amatike y'indege ku giciro cyiza mwadusura kuri ofisi yacu ku muhanda KN 70 mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Nyarugenge Town Building Center muri etage ya 2 ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 07 81 67 28 46 cyangwa se 07 86 54 84 Alright, katonje dukaje kureba X large fiza ko byose ari sawa cyane nebe nkuko muri kuzibona zirateguye ariko nzovu ni ugiye kugenda bayikaze moya kwa moya. Nzovu? Cela va bien? Bien. Vous allez bien? Bien. Vous allez bien? C'est-à-dire quoi? Oui. Kenda nini ndege nini? Ndege Amerika ariko Amerika Afrika y'Epfo cyangwa he. None se wowe umuntu uhorana na yaka nta nubwo uzi ikiringara na gito. Iringa sura yakwigisha iki yakwigisha iringara. Umuntu nk'ubu ari mu nzoga yakwigisha iringara. Nta nubwo uramenya ka Solola bien. Nzi ndimo bita Solola bien. Fasha gutya gatoya. Solola bien yo ndayizi. Solola bien ni kuvuga ngo iki? Ni indirimbo bita Solola bien. Ni indirimbo y'abahanzi bo muri Kongo bita Solola bien. Solola bien ntabwo Solola bien. Oya, Solola bien ni indirimbo Congolese. Iririmba gute? Iririmba gute? Ngo Solola bien ari indirimbo bita ngo Pepe Kare. Iririmba Solola bien. Solola bien. Bita ngo Solola bien. oya Solola bien bayirimba bate ngo vuga neza Ariko se namwe ngo iririmbeho. yiririmbeho Solola bien bayibyina gutya ngo Reka turi. nuko avuga rwaka Solola bien. Solola la bien. uretse ko ugize nka Nyarudindi Gutya bayibyina. Akoze musigaye muri Nyarudindi. Ntabwo Nyarudindi. kandi Nyarudindi ngo baramukumbuye kuri excellence aba Oya nzovu byinisha urabona abantu insayirwa babyina iki gice cyo hasi. Okay. Igice cyo hasi. Fashasha. Zamuke nuko mwambaye umukanda mpuzamahanga. Uyizamura gutya. akonzo umukandara ko kura cyambara amaraso Mpuzamahanga. reba ngiye shanaguze furu mukoko shawira na kwiduka Ariko mbambara aho Iyo ni military color. icyatsi kibisi Okay, oya iri bara ubu ni mu kirashi bayita plain. Okay. Twagiye rero. Ni irange igice cyo hasi. Solola bien
sorabye shaki wase cyeje ntabwo kiba gikora sorabye sibyo washaka ukajya gukina buretse ndashaka muwe beat toyambaye helicopter eza koya nani werason toyambaye 1 2 3 4 5 6 atake wela kulongo kandiganeni wela kulongo kandigani tanje kumasura ariko boss wanyaraje sasa ntago mwari mwerutse muri batatu gusa general mukubwa very spec commander igihe kirageze rero ndabona abasore bahageze bahasesekaye kandi numvaga ndiriya hirya ngo sororabye nawe urayibyina nubwo urafande wacu agira ngo nabyine nimurebera ko ngiye mbona ari kugira kujya ngo ariko kajya ni movie ntabwo ari ibyo wowe bazabikugira sabyase babyina gute sororabye yibyina nkaho nubwo uri umuyobozi wacu helicopter eza koya lalikolo werasone toyambaye 1 2 3 4 5 6 atake wela kulongo yakazitwe twatandiri urashaka nyambya kwibyina werasone toyambaye lalikolo 1 2 3 4 5 wela kulongo kandiganeni wela kulongo kandiganeni tobroki kubita shafu tobroka gusto tobroki bango penda nkuko borokaga umupira ukimura tese ngewe ndaniririmbira nkaniribyinira inkuru ufite inkuru nzima iravuga ko ejo bundi bari mu mishyikirano iwanyu muri Kongo iwanyu so ibya DRC rero reka maze mbikubwire reka mbivugeho gakeya kuko ndashaka kujya ngwiza we na bintu bya DRC umva makuru make ajya kugwikira kamba makuru akushigara makuru wabaye umusirikare reka ajya kugwikira ngiye kuzana imodoka ndi kuzo abantu batigeze babona itiki basubiza bajyana muri Amerika ko muri Amerika ubu ngubu bari kuvuga ngo Trump MS yabyanze ndabona nta nzira ufite nuvuga ngo ngiye gusubiza mu kiraka cyo gusubirayo ubu urasubirayo nta problem kuko ni ikiraka cyangwa ni icyakase none se ko uzagana hese uzagana se utende kazi yagumye mu Rwanda kazi yagiye yagumye mu Rwanda wari ujye kuvuga ngo ari inkuru inkuru nashaka kubabwira ni inkuru ziri update inkuru nyazo mu karere ka Gicumbi hari umupapa warongoye umukobwa we w'imfura n'umukurikiyeho amutera inda abakobwa bo ko ari babiri bakurikiranye bose baratwika nanjye nakurikiye ayo makuru noneho baravuga ati tumukorera icyuma hari undi w'Inyagatare uwo mupapa yishe umwana we mutoya yica n'undi yica na nyina umupapa ngo yarabanje atwara inka y'ubude ajya Uganda noneho agarutse Nyagatare ni Gicumbi iyo nkuru nabonye ujya ni za Nyagatare iyo mugabo atwaye inka y'ubude niza ejo twari Nyagatare ntabwo ari Nyagatare n'ibyumba none ibyumba aho wagira ngo ni satani wahageze hari umukecuru narabibabwiye hano wa mukecuru unganya imyaka nk'uwotewe ubusugi ukiruma ni wowe nge sinamufashe ku ngufu uwo muhungu w'ibyumba yafashe umukecuru imyaka 60 narayibonye ntiwari mwayibonye inkuru imaze iki baramujyanye ari muri Pandagari ngo aravuga ati ngo ndagiye sha ngo ningaruka ngo nawe uzasigara abakecuru bari kubivuga cyane urabona rero hari abantu none abakecuru bagezweho amayi ese kuki zikwari yarabode hari abantu abakecuru ko bagezweho abasaza kuki batagezweho abasaza bumva abasore barafashe place yacu place yakamwe naye gutanze oya gusa icyo nashaka kuvuga gusa hari abantu bagifite imitima ya kinyamaswa nk'ifata umugore wawe n'abana bawe ukabica oya ubwo ukabasambanya ukabaterinda we nangwa nuri abasire barongoye gusa ariko none harimo no kwica wabishe noneho ariga ni groupe ebyiri hari uwishe umuryango we hari n'uwabafashe arabasambanya baterinda wewe noneho ngo umukobwa we muto ngo bakundanaga bameze nka sheri shushu ari wewe mubyaye bya
nukuri kw'Imana. ariko se ari cyangwa igihano umugore yaramuzanye ari igihano bakwiye Oya ni abakobwa babiri bakurikirana ise yabateye inda kandi afite n'umugore ngo umugore wageze aho ngo akajya abona umukobwa we muto ari gukundana na se cyane. okay reka nkubwire umugore arahukana. yaka na Nzovu hari ikintu cyitwa gukumira icyaha kitari cyaba. Ese igihe wa mukobwa na wa wundi batwaye inda ya se babizi ko yakoze amahano akaza akabasambanya nangwa se akabaryama tubivuge, hanyuma icyo kintu kuki barakundanaga ntago yigeze bakundanaga na se Ntawe yafashe ku ngufu. ko tubwiye Ntawe yigeze afata ku ngufu. ako nta mahano barakundana None se nyine mpamvu babwira ngo isi y'ubu ngubu tugezemo uwo mwana iyo igiye bamufata kurangira uwo mwana none se muri mwe twicaranye hano Please. mwese babaza ikibazo Uwo mwana cyane yiga- cyane mwe mukunda kugenda wenda mu kujya muri zangezo mbabarire ntudukoreshe ariya mazina ariko muri mwebwe ubu nta muntu n'umwe muri mwebwe ujya muri ziriya ngeso uragira gutya ngo ajye ku mwana na nyina ntawe babyita gusenya nyabingi usibye ko mvuza ntavuga musengere ni no kumva ngo ibyumba bakoze biriya bintu ni musengere ni basengere yise. ese reka mbabaze binibi filime weruka kureba ni iyihe filime meruka kureba nameruka kureba filime ya nuza ya wa wundi yitwa nde niba ari Gasereka niba ari Inde simbizi niba ari Paruku niba ari meruka kureba filime y'umuntu witwa iryo zina ryari ahiri. nice wowe filime weruka kureba ni iyihe nge na regitengira Oy, ariko ari na indi. televiziyo nge Njyewe meruka kureba Prison Break meruka kureba igikombe cy'amahoro mu mujyi wa Goma. Afande Jimari Igikombe cy'amahoro? Ngoma ubu wari ryari nisho bundi vuba. wari uri Goma se igikombe cy'amahoro kibera cyahuje kandi ikipe nini. Gisenyi mbo ishobora kuba ari ni ukuvuga ngo muri mwebwe nta muntu ujya ureba filime ntabwo Oya. tureba Njye ndebera kuri YouTube kuko umugore wanjye None se- asigaye afite WhatsApp. umuntu uzi Netflix muri mwebwe nambwira Netflix. filime gasi Netflix iyi telefoni oya Netflix. oya Nzobusubira mu Netflix. ne Netflix. Netflix okay turashize nta satani nta byangombwa Oya, nawe nta Netflix ntabwo uyizi Kanyoka? Netflix ndayizi ni iki uko ari filime filime yakize ya Netflix nyine ya Kanyombya yewe ntangewe ntawo namase n'ibibabi turashize Muravuga amavuta kane yashimangira neza. namase n'ibibabi n'ibishogoshogo Sasa rero abantu benshi baramwiye ngo bakeneye kubona Kanyombya yaka na Nzovu bicaranye bari babakumbuye Kanyombya Nzovu urabona atarakuze none atasigaye ari umusore Nzovu amaze kuba umusore ntabwo ari gusore amaze kuba umusaza Ririmba ku karimbo Nzovu twumva ku kanwa rutangiye. iravuga ngo gisiraje Sinindiri. nyiri tubicano baravuze ngo abantu baramusabye ngo turashaka kubona Kanyombya yakamwana na Nzovu bicaranye kandi bivuga inkota iyo twicaranye n'abandi tuvuga n'ibyubaka u Rwanda ni ukuvuga ngo yakamwana Nzovu na Kanyombya turashaka tuganire ibyubaka rero uyu munsi ibyubaka none Yewe. yes tugendeye kuri ibyo Yewe. ngibyo ubu ngubu ubuso metero kare 300 iba ari kangahe kuri kangahe metero kare 300 ubwo ni imibare ko bigiye kuducana metero kare uje kubigisha metero kare 300 aba ari kangahe kuri kangahe metero kare 300 tugereranye ndafata za metero kare 300 nzigabanye kane ndeta mbonamo aha 75 ni 75 nawe subiza ibyawe kubizi mu mibare metero kare ubwo ngubwo metero kare kuri 300 metero imwe reka mari metero kare 300 ubwo ni kangahe kuri kangahe nanjye wenda uburyo nyibaje simbizi ariko nyine Uretse ko utari umufundi. turanza dushake ubuso kuko ubundi ubuso dufite ni 300 metero kare ni uruhande rungana n'urundi metero kare twagiye muri metero kare turanza dushake umuzenguruko ni kangahe umuzenguruko kandi tumaze kumenya ko uruhande rugira metero kare 300 ubwo ni zingahe dushatse kumenya umuzenguruko turakubana kaneda nabyishe turakuba kare twese metero kare no ngere mbaze se ko ndeba ubonye metero kare abonye metero kare ubonye metero kare da ubwo ngo ni 300 ubwo se tuvuze se noneho metero kibe
300. urimo kuvanga amasaka yego nanone impamvu avanze umugani wa nkunze u Rwanda nkunze nuzi metero kibe ipima iki ya metero kibe uretse gato ngiye munjyanye mu bintu bya karikire kandi ngiye ntabwo nizi ibintu bya karikire reka nsubize Kanyombya umva Kanyombya wowe ari kimwira n'igikororwa warya iki bashyizeho amafu kimyira nicyo kiryoha reka dusubize mbega ikiganiro yeba oya bashyizeho 200,000 bajya bavuga ati ijana yes kimwira gipima 200 n'igikororwa gipima 200 bakaguha 100 warya mbega ikiganiro kiteye iseseme ntabwo igikorwa warya igikororwa ko uhita ukimira twavuze tuvuga ibyubaka kabisa reka dusubize imibare tuba turi muri bashyizeho miliyoni Kanyombya yabaje ikibazo ikiro cy'ikimira n'ikiro cy'igikororwa yewe izi si inzoga ntabwo ari n'akanyango Ata Kanyombya yabaje ikibazo ngo metero kibe 300 mu biki nta kuntu ibyo twavugaga manibo reka dusubire inyuma gato bakubwiye watubazaga ibiki metero kare kugira ngo tubinabe bigende ungana na metero kare 300 ubuso uba ifite uburebure bwa arya kuzamuka gutya bavuga ko ari ubutambike oya ibyo turimo ni by'ubuso ubuhagarike turi mu bintu by'ububanza byose biranga babara metero kare mu butambike no mu buhagarike none twari dukurije kuri ibyo ngibyo Kanyombya abaza ngo zuba ryagiye sinzi tugiye hahandi kundi kurya nimba it can be very nice aba tugiye tudasubije nasubije Kanyombya ikibazo this is very good idea I think can you speak English language so Ibra bring very nice idea Ibra brought very nice ideas metero kibe iboneka mu bisuka ntabwo iboneka ni mu bisukika mu burebure mu bisukika wowe watsinzwe n'amazi yangusha imibare metero kibe rero 300 tuyibara gute ntabwo bigereranywa mbese mbikubwire ibigereranywa mbikubwire ni ibisukika n'ibiremereye n'amaformire y'imibare nzovu Kanyombya mushimire baramubwira metero kibe 300 akabara mu buhagarike no mu nibyo birashoboka nangwa babara mu butambike mu cyongereza uriya musaza azanye imibare nk'ibyo bita ngo twatiri ngo muri za metero kibe n'ibikebeke reka maze mubwire metero kibe babikoresha mu bisukika liquid ntabwo bikoresha mu burebure liquid uriya musaza kandi ngo afite segonderi muri Kongo se bigisha imibare bigisha igifaransa n'iringara gusa turabyiga imibare ariko imibare icyo bita automatique okay automatique ya kare muri Kongo bayita automatique ni automobile ako Kanyo ko wavuye muri Kongo kako mwese mwavuye muri Kongo kandi tukaba tuzi muri Kongo kuno namba ndimo kwasha ubwenge ubu ntabwo bazi gusuka ntabwo basuka ibisukika bogoshaga none abakongomani bakigera mu Rwanda bogoshaga inyogosho bitaga peke nanjye nahise nyiyogoshesha peke hano barakubaga hejuru bagakuba gutya abakongomani una mibare tuzi oya Kanyo ubu ntabwo uzi gusuka ibyo avuze no kwibeshya nabukiye muri Kongo ariko ntabwo ndi umukongomani mwana nge ndi mu byo muri Kongo nahungiye muri Kongo ubu wowe ntabwo uzi gusuka umuntu akoze saloni yagukiramo yamaje kwisuka suka abadamu se nabyigiye ntabwo nabyigiye suka abagabo ahubwo nakogosha byandi bavuze pink kogosha icyo bluzo ngira inyogosha eshanu bogosha bluzo ntabwo njya niyogosha ngo bluzo iyo nyogosha ntabwo njya niyogosha hari inyogosho bitaga peke ayo bitaga taizo bisakabaka ibayita rukasambu ni sakabaka yaka iyo wayogosha amara ngofero muzeyi by the way umugerageze muri tonde cyane cyakuza ariko uziko ari akantu narinzi yuko ari akantu narinzi hari umuntu wambwiye ngo buriya umuzungu nyamuzungu waba afite umusatsi nk'uwa Kanyombya w'umweru
nkuriya wa Trump Abadage, ngo n'ubu uri umuzungu ariko nyawe abamaze gusaza ngo bamwita ngo rega mbikubwiye yakamwana umuntu wese umaze gusaza agira umusazi w'umweru umusatsi w'umweru. Okay, turacyakomeza rero oya Kayobera mfite ikibazo ndabyuka umusazi cyane mwe mufite imyaka yegeyeyo inde nande ko covid ishobora kuba yagaragayeho gato igiye kwica abakuze uragiye ariko aba bayisimbutse iyadusize se ahubwo turebe yembaze ikibazo tutabeshye n'abantu covid y'ubushize twakingiwe ibizamini bitatu iyo ndwara izongera kudufata Nzovu ushobora kuba warayinyera oya bafashe inkingo kugeza kuri enye ntabwo ari 3 gusa ntabwo tuzarwara dukingiye twebwe ariko kuki oya nkawe na Kanyombya ko mushaje kuki bavuga ngo covid igiye kugaruka mugatayira mu gatiti mubaye buriya ngo umuntu ukuze ngo ni utinya urupfu cyane nibo ba mbere uzi Kanyombya mubwira urupfu yavuga ati Kanyombya kubera iki umuntu ukuze utinya urupfu Kanyombya arakubwira ati aho gupfa none ndapejo arya bayavuga ngo ni umusaza ngo abana n'ubumuga bw'ubusaza Kanyombya nimba twebwe abakuze dutinya urupfu ariko nkuranye nawe wajya mu bantu bakiri bato ndakwiyamye maze kukiyamye inshuro 6 nanjye ndakwiyamye siri nakuranye nawe ngo nanjye sinakuranye nawe niba arakukuze ufite imyaka 30 n'ingahe ndakikuze kwikoro ngewe ndakubwiye ntabwo nkuranye nawe urakwikuriza kwibuye ndakubwiye no ndiguca kabuni ngo abakuze nkanjye nawe ntukuze se nge nawe duhuye duhuye urakuze wewe ni mushaje wenyine ntabwo ukuze urakuze usanga na nyamaswa bazanye mu Rwanda bayita gute bayita inkurakura nge ndakubwiye ntabwo ni ukuze kuri kwawe ntabwo nakuranye nawe akura voka amavuta akura insina bagafite amafaranga muri uwo mfugo ko umfugo wacitse bune yamenetse amafaranga 70 katumushati don't challenge me shati yayikweye I have my money I'm super star in Kigali okay umfite 5,000 wabimaye aksemwaje nabwo nagwaye 2 reka mudukomeze ikiganiro muri cy'kwezi ntuyamwishyura uze kuyampa mwishyura afite $100 wihurire kuri telefone anyimye 5 byanjye namuguje turi Gisenyi wakubise umva utaregiye unyishuriza hano mu kiganiro uramanyuma ndagu ariko wo kunyishuriza hano imbere y'abantu amafaranga yamereye Rubavu nimba atayagwere imbere y'ikiganiro ufite icyizere ko ari yagwera inyuma ngo niyo muhera imbere y'abantu mujye muri pariki ahantu wayamereye nagwa yamereye imbere y'abantu kuza kunyishuriza imbere y'isi yose 5 miliyoni yamereye Gisenyi arayemera inzoga arayemera ariko kuyagwera nose umuntu wemera ideni uranyice se nose muracyakomeza ideni ndaryemera kuki mutarwanye yaranguje amafaranga ndayemera ndayaguha uyamuhe ariko ntabwo nagura imbere y'abantu amafaranga wayamaye ari kamera ariko kugira ngo makuna zararye uyame turanywera agacupa uraguramo agacupa gabanya 3 kawa no hano kwa Damascene sendizi oya nimba Nzovu nimba yakagufitiye 5 abifite imbere y'imambure sibyo yaka dukemure kino kibazo nk'abantu b'abagabo twicaranye hano twese sibyo 5 bizane hano buri muntu bamwe agacupa birangire nazo ngere tugikemure nk'abagabo ntabwo mwe inzoga ntabwo inzoga nzonyo wowe ntabwo uri bumwe ntabwo ndimo nzaguhera Rubavu aho yagwere ni uzamusubiriza abagabo bahuriye abagabo basezeraniye niho bahuriye okay urarihita icyo kujya kuyafata uzamera Rubavu urarihita icyo kujya kuyafata ubwo se tike nzaguhera Gisenyi twari turi kujya Gisenyi nangaye Igisenyi nangaye nzaguhera ni mubiga ico waza kunyishuriza hangana wangurije Rubavu kuvuga ngo ushaka kurira urayamwishyura Kanyombya yakana Nzovu bafite amafaranga bihangane batugurira agacupa wowe sinza ka ukuntu uhagaze ntabwo nyimwe inzoga ngewe narazira okay bakugurira amazi ndangwa amazi Nzovu ndangwa amazi ndurura ntabwo unywa amazi mugurira karawundi kabisa mbuze kugura ni babara tumugura fata mu bya 5 ugure Kanyombya ngiye uzankuraho nukuri kwimana mwijoro ni umusaza tumugura agacupa azi kwishyuza ugiye kwishyuza ayawe ndi kuyabara tuyashyire ku ruhande fata 2 nanjye 2 tubereze Kanyombya ndabyanze munzu Rwanda nkunda amafaranga mereza uramwimye yamwimye kankwereke yamuhe ayo nari kuzakwishyura reka nyamuhe akira amafaranga agura ngahe imwaye 5 nari kuzakwishyura gute nge nzayaburana uzaburana ayo mafaranga yajyana ubwo se nindi yagwaye akamwana nese 5 byanjye ntukibifite
aracyabifite ibitabo byanyu uracyabifite wapi ukoze amakosa nayo icyo gihe ndaguha tembera kamera Oya, wirira. ntabwo waye kanyombya ndakubwiye ngo umuhe bibiri nanjye muhe bibiri amafaranga nyagusigaremo nzaguhe ariko rero njyewe nababwiye ngo tugikemure nk'abagabo sibyo amafaranga yashyire hano bazana icyo kunywa abantu hano banywe ingoni igiye maze kumira ntabwo iruka uzabaze amakosa ngiye bitabo byanjye N'ibidukikije nayamuhaye bitabo byanjye uzabinyishyura utsa akanyombya ayo mafaranga ngwere kutumva Gama ngahe kuko afite amadolari ijana nawe afite amadolari ijana niba nkubwiye ngo kanyumya tumugura aka wemera ngahe oya yaka ireka negotiation turazikora umaze kumurutsa kuko ntabwo uvuga ngo oya buretse seka reka mvuge ngo mu mafaranga yanjye yakamwana afite bitanu ngo abe kanyombya amafaranga yanzu nanzu akira amafaranga genda gwa yanjye ngiye uraga kubita ngenda gwa yanjye ayanjye njye turanywera yarabyaye amafaranga nari kuzakwishyura tujya kwanywera ntuzagire umpa mu ntoki nibyo kanyombya waye ako kantu keza kanyombya kuyajyana ubu ni ukuvuga ngo ntabwo agufitiye ideni ntacyo aranyishyura imbere nubwo y'Imana ryaba ari ideni ryo muri 2000 na kangahe ryose bivuye okay ari ideni rindi nanguze ubutaha yazamugurisa ariko takora nzovu nzovu nanagushimije kubera kanyombya iyo afite amafaranga amubwira ati nguzaho bitanu nzayaguha muha akaboko rero nzovu rwose banagukunda ariko yakanga nganda ndayakwishyura twari turi mu bihe yakamwe abantu bose bazi ko corona wamaye bitanu kanyombya namo inoti isa gutya abantu bizeye ko siriya noti wambaye abantu bizeye ko aya mafaranga yavanamo icyo kunywa nayo yakamana yanyishyuye anywa primus sibyo subizi primus cyangwa Knowless Cyangwa Knowless. anywa mitsingi uriya nawe anywa mitsingi biravamo ntabwo biravamo bivamo se. ni make byavamo wapi ni ubuce n'ingwate reka nkwereke Nukugwatiriza. nkwereke reka nkwereke oya reka nkwereke kanyombya bitanu oya ababikubita Government bira ni ibyanjye Ngero bitanu. abantu badafite ayo mafaranga yakamana mumena turi amafaranga kwerekana ibisambo kanyombya ku isi twamusuzugwe naho ngira amafaranga yakamwana aranyishyuye tugiye kuyanywera ubwo nakaraza nawe nakoranye namwe yakamwana kuko anyishyuye ntahandi asigaranye Ntabwo nakoreye urya inama. amafaranga makeya ntabwo nakoreye namwe ongeraho amene ayandi amene amene amafaranga ubuse manibu yaravamo avira mwaho nangwa murakubitirwana umva ayo mafaranga Muradusubiza none. umva we bana ubwira amafaranga ninjye avuye mu mufuka wawe azi hano Ibrahim hereza akantu kameramani umuha akantu nanzuva kanese ayandi ubu yaretse ndaza kukubwira amabwiriza ari ayanjye ni okay ari ayanjye gute se kandi bavuga banyishyuye no that's not your money ugiye kurwana se turagukubita oya reka zana titiro turagukubita uyafata amafaranga banyishyuye urazira amafaranga yawe icara icara udakubita ibyanjye biracyahozeho turagukubita yame subiyemo turagukubita turagukubita sawa turagukubitira aravuze ngo umuntu azira ibye uravuze ngo amafaranga uhaye kanyombya ngo yasubize nzovu mwishyure none yanjye utangiye kuyatereka oya tuyanywere cyangwa se kuki kwanza njyewe nawe njyewe nawe nta nubwo turajyamo kubera ko twebwe dufite amafaranga aranywa abantu batatu ndetse bitanu byanjye Kanyombya na uyigiye Manibu n'uyu bitanu byanjye bigiye binyishe none ngaho yategeka uko ushaka rero reka nyategeka aya mafaranga hari abakire bagiye kuvamo imbisiri kanyombya ni umukire ntajya kunywa nangwa inkoko igisiraje afite amafaranga afite na benza adutwaramo aya mafaranga tugiye kwanywa njyewe nawe na kameramani yihese ngewe bugasubije ntari natama kanose nanjye oya Knowless arakagwa mu kanya katubanze dukore interview katubanze tuganire abashaka kunywa fanta ni haramu aba bana barananira shayeka tujya komeza ikiganiro ikiganiro cy'uyu munsi ahantu kibereye cyiza ntabwo muhazi ikibazo cyari kiri hagati ya yakanazo kirakemutse cyarangiye muhana umukono nzovuste ngewe nzovunda kuba nzovu buriya ikintu mwubahira ni wa muntu ntagira ikibazo abitse amafaranga ndaguhinga umuranyimye ubwo nukena ariko umuntu witwa Kanyombya ndaguhinga akugiyemo umuranyimye ideni
yewe we Najya kanyombya yishyura. uzi kanyombya cyakora kanyombya yageze kungurira bita imitsingi Wowe wayimuguriye? nabwo wayimuguriye ndamugura mwana buretse behind camera reka turebe ko twaraye Yageze ikiganiro kungura inzoga. turareba kuko utanirwa Ariko- agaramye amenya kwijuta ananirwa yishyura kanyombya yakugura inzoga ariko kugira ngo azaguhe inoti y'igihumbi ayikure mu mufuka yiguhereza yamanje akagwa n'isamake yiwe mu rugo uje Samake suba wayazi. uje kuri rwanjye hari rasiyo watanze cyokora ibishyimbo yabigwa kugira ngo usuragure nk'uko asura umva wangu watubwire uriya muntu hariya akatugabanyirizaho gatoya ubwire mwana tugabanyirizeho gato kandi ikiganiro cye kimeze neza wakatize mwana byose ibi ni ibiki ewe si icupa ryawe gweri buretse mwana mbanye ngutu sha inzoga irakundwa kabisa nta nzoga yanzonye abakugura ngiye kubaza dore inzoga nzaniye ngiye kubaza ikibazo mu kanya inzoga zaniye ndi mwana wa mama tuyiture macari wari uvuza cyumva ngo niba ufite igihumbi kizane tukinywere ejo cyangwa ejo bundi tuzabona bambe umubano niba ufite bitanu bizane tubinywere ejo cyangwa ejo bundi uzajya mwirimba ishenge umubano wose uzajya he ariko hariya ndirimbo gukubita urwagwa kubita urwagwa ukiriho ikuzimu nansi nibayo nyirabunori w'ijanja rimwe yararwenze ruraryoha z'abasinzi gusa ujya kamubwira indi y'abasinzi nawe ufite indi y'abasinzi tuzagenda dutya witwaje amacupa ndetse n'ibirahure nitugera mu ijoro tuwashinga n'ayakamu tuvuze ibintu tugasubira ibindi aya mafaranga turi kunywera tuzi ko ari inzovu ari kuvuga ko uriya yamwishyuye ariko uretse gato ariko ikibazo kiri hano ufata umuntu w'umugabo ukamuha amafaranga akayashyira mu mufuka ukongera ukayamukuzamo kwera wibayemo uwabikoze ni nyiri kuyamba ntabwo ari inzovu uzahora uyamwambura njyewe uzahora uyamwambura kanyombya njyewe ni hawa mugani ngo ndakambura data oya nuko hariho ideni ariko njye ndaguha yanjye aragwaye ntabwo ndayaguhera hano njyewe ndagura n'icupa dore baracyanohereza za mesaje ziracyaza yamwera fata bitanu akanyombya ziracyaza mobile money yawe dore irindi 10 reba ibra dore ibindi 10 bohereje akanya se jewe mobile money yawe message 10 yora yakira momo yanjye yora yakira ni message 10 reba you have received reba ijana na 120 urabeshya ntayo reba hano message ugize magana angahe your new balance ndeba yereka kanyombye nigezeho abo bose bapfuye amaso amafaranga your new yishyura balance ijana na 180 14 ndi kubura peri nuzuze $200 konsombye wose ufite ijana na 180 muhe bitanu kanyombya na muhe bitanu nibura kanyombya rata ndagura byahinduka kameze cyangwa se umukubite kibiri kanyombya bibiri ntabwo yawe muhe bitanu ibyo bibiri hari ubwo wayemera bibiri kabiri kabiri muziko nyewe mfata bibiri kubera iki kucyo wemeye bitanu ni nka wundi bahaye amafaranga bakamuha amadolari 200 bamuhe 200 umuntu igihumbi ngiye kamana bitanu nabimwe yewe bitanu abo muvanye mu ntoki atse nzovu waretse gukora ubuvugizi oya buretse nzovu kora mu mufuka babarire nzovu kanyombya tumwuzurize bitanu nakwishyuye yazane mu mukubite ayanjye muyanywere ejo ntabwo nakujyanye rwamagana rwamagana siko ugiye mu cyaka bakagwemba nanjye bakamenya wacyuye angahe kandi bagwamagaye ku giti cyawe nanjye bamenya ariko bamugana ndi kugwayi wakoze iki mwayindi kumwayi ejo bundi babaye 75 ngo mwagiye gusetsa abanyeshuri bo muri ntabwo ari gusetsa ejo babonye ikirego cyo kujya gusetsa abanyeshuri muri primaire babaye 75 none ndi kubana yanjye ngo yanjyanye rwamagana yigeze ambwira icyo cyaka ko bakimbe do mbura abana banjye baramamagaye ku giti cyanjye nawe baramuhamagara reka nyabyangura inzoga twagiye kurya ibihanga by'ihene kwa mushi tujya kwa mushi bangurira udupeti tubiri
twari twagiye kurya ibihanga bye ariko ko atagitekereje oya yarahombye nyine ngo asigaye ateka noneho avuga ngo akoreshe ibihanga by'inkoko n'isambaza bamwe amaze ntabwo kumuhomba mbizi ibyo ngibyo byo ni ibyawe sha muzongeye kurya none n'inkunda mugayo se mbizi ariko burangiye buramananye mushinda gusuje cyane ndagukumira warariye ariko barariye pesha mushera gabura reka ngwira yagabura ku bihanga by'ihene ibihanga by'ihene oya uko biri kose mwaratamiye kanyo tujye tuvugisha Ibihanga kanyo yari afite uniforme yageragayo yari afite agakoti riri mu rugo agakoti kaka uniforme nubangu yageragayo Dago Kanyombya yari ninjye witwaye neza Kanyombya ntabwo yarishaga nagiye bwa mbere bangubise birabyo numva ntabinyuzwe ntabwo nongeye gusubirayo nuko utabinyuzwe ariko nzovu ariyo kugira ngo bishobore Zovia yanzi umuntu umva kugira ngo bishobore biriya Zovia yanzi umuntu utangiye inzo gutapfa Zovia naramubwira ngo kumusha duhaye oya akazi rero ni mpamvu ataba interested cyane kurya nabyo oya niyo mubwiye ariko none nta nubwo ugiye kurya reka ntabwo tuba twabuze waba uri aho ngaho aba ari content y'umuntu ariko nzovu ikimbwira gusa ngo ni content yo guteka cyangwa yo kurya oya ngo ntabwo najyayo nubwo bambwira ngo none inkoko ze zanga Nzovu nubwo avuga ngo yakuze kera avuga ngo abakuru ngo ni mukuru ndakwe ntabwo wamara imyaka 15 wikoreye ingana gutya uzarya neza ko kutarimaze kutarikoreye naramubonye ukimuzana muri entertainment nzovu wari ubyibushye Nzovu agifite imishatsi y'umukara sha wari ubyibushye wari umusore hari akavidewo kawe nabonye ibana nako kera ubyibushye abantu uri umusore hari abikoreraga amabuye nikoraga amabuye wari umwede uravuga ngo ndamwandagaje nafatigiwe noneho Kanyombya ajya kumukastinze yagiye ngo ni umurusiya umugeze imbere ngo ariruka CGM umuzungu CGM ariruka niwakoraga ikede CGM cyangwa niwe ikede uyu nguyu yakoraga ikede CGM niwe amufasha turebe ibe twese akazi Kanyombya yakoraga se kura kazi wapi turebe Kanyombya yatozaga zebe imbwa bitazebe kimiwa ni umuzungu irase ni intersection shamufite amateka ba Kanyombya burya ngiye nari umuhituzi mu nkambi mufite akazina mukubita igiparo ya Kanyombya umuzungu amukubitaga guha ibiro 3 by'inyama z'imbwa akayikurikiyeho n'inusu ikiri cyo n'inusu akakinkora nose yarya yonyine yo gahambirwa irigitiyo ka buri yo gasonza je urambwira ngo burya Kanyombya yarereye imbwa ntabwo ari kurera wagaburira imbwa warushinze imbwa mu cyo gipangu apana warushinze imbwa z'umuzungu burya niba ubana n'imbwa y'umuzungu ahita zebe ukarya wenyine wawica ntabwo ari yarayigavu ni ikiremwa nukuva baguhaga amafaranga kujya guhahira ariko imbwa ntabwo yemerewe kurya imbere yawe kanyanga abatipe bamazigiye hano mwuyu mujyi oya Zebe yasaga n'uyu iyo mbwa yitwaga nde Zebe ariko Zebe yari ndende ntabwo yareshyaga nka haguruka urebe ko mutareshya haguruka ngwere imbwa yitwa Zebe haguruka Zebe se tweshyaga Zebe yareshyaga birahera gutya ubwo none warangavu uzabihanirwa kuko nta foto ya Zebe mfite akoze kugira ngo urye urana mu kiboyi acyo bitigavu ukashobuja nimba gutumye ibyo byumba 3 naragakoze ugahaha ukagavura magata ariko ibaza umuntu wagavuye imbwa ko Samusuri baragakoranye imbwa bayipangiye ibiro 3 by'inyama yagavuye imbwa itivuye noneho yagavuye imbwa itivuye urakoze umva Nzovu wamugana mu kantu Kanyombya wagavura imbwa uyu muntu baguhemba amafaranga akayaguha wenda muri kumwe mwabonye ikiraka mwabona ikiraka kaguhemba Kanyombya usibye ko irambwa itakiriho iyi content mwayitegura nije mwayitegura irambwa ko itakiriho Zebi uramuze oya mwategura content wanagaburaga imbwa itavuga ubu ngubu nagaburaga imbwa zivuga wenda ari wowe manager ubu waduhemba ko irambwa iza kubikiriho niye kugushyikiriza urukiko yarapfuye Zebi maze igihe yapfiriye niwe wayishe oya niwe wayishe kuko ari urubanza rutazi uzabiza irambwira gushyikiriza urukiko yaza kubikiriho ndakubwiye aje Zebi
we kwita urukiko rwirahe mujye mumenya ko ngira kubera imbwa inyamaswa nazo zifite uburenganzira wenda uko wera tuba turi kwiterera urwenya ariko niba umuntu ashobora gufata ikintu kidashobora kwivugira atakigiriye impuhwe akugiriye inyama zakuraga makeya ubwo burangeye yaya ko mutazi kurya nibyo mu nziza nawe irambwiza imbwa ntabwo ishobora kurya mbere yanjye urukiko rwirahe none se oya buretse gato ngufashe nk'ubu for example yabavuga umva Kanyombino buretse njye mbanze mubaze nkubayize nk'umudiaspora ukorereza amadolari 200 akakubwira ati nzovu mwese nkani nanjye mwese nkani urye nawe 100 wayaduha ariko yakana buretse ariko wasubitse nanjye mbanze buretse nabaje ngahe amadolari 200 gwese nkani nzovu umwese nkani na kumwese nkani wowe urye 100 aya mafaranga wayatugezaho yabagezaho se ndashinzwe ngewe yakana ukiza mutanze ariko ntabwo nawe angezeho buretse bamusubize nawe yakamwana yaguha yakana muntu gasport ariko ntabwo ari we umva anyoheje ibarwa nawe kanyeza amajwi akambwira ati aya mafaranga uzayaka ni bya bindi aya ngaya nayo uzayahende nzovu ariko atabivuze ntago mbashinzwe wakubwira ati ubutumwa ni 200 ko muhaye 500 yamayeho ariko ntabwo yabambwiye ngo yabagabanye we barakubwira ati aya warugiye kuvuga ikintu yarakuri ariko ntabwo yakamwana yigeze kumbwira ati n'uyitrani musinzi niko gucika amaguru ufite yahe aya na yawe wacika amaguru atahaye aya na yawe ntabwo ari amaguru kubiturwa ukiriho umva abadiaspora banje numbera kuri telefone ariko umusigaye mfite WhatsApp madamu wanjye mfite WhatsApp nagize ngo ni yawe nta mudamu nageze pirigatori nabizi wowe siyo de ben yagwaye pirigatori ishati nabizi bayita kigoma nayo mfite ishati nk'iyi sinzi umuntu ayitwaye wambaye ishati neza niya dusabe ku cyombe ntabwo bajya babaha ni ibihabwa gusa ariko sha wabonye ukuntu madamu wanjye natashye nimugoroba nsanga ngurinye tere 3 z'amasogisi ejo nzambara ndi masogisi 600 mashyashya 600 oya ni mangasi amasogisi umugore ari kungura ntabwo 600 natashye nsanga madamu magaze se yanguriye amasogisi ni wari 8 ase Kanyombye kuki atigeze nakubwira ngo congressman ikizu umuto mvuga ati yaka congratulation aho muvana abantu simazi uriya ni wakangaye uri ntabwo kizajya kugusaba nzovu queen ni queencha ni mama queencha simzi ni wari wakangaye gusa navuga congratulation aho ngiye kuvuga wowe ufite nibanga ni wakangaye mama queen Kanyombye yakoze iyo ni ya mbere yakoze congratulation Kanyombye barakoze congratulation undi ninde izina rye congratulation undi kabiri wewe ni kangahe uyafite benshi nyiramenyo congratulation undi mama queen congratulation mama Sandrine congratulation ya ninde wundira mama Shafi mama Kuwi congratulation undi wajyanye Gisenyi nindira congratulation nubwo andi watama samake nakeke uzabagora afite Jani congratulation batandatu hanyuma wowe mumbwire tangira noneho dusabe congratulation turatangiye congratulation ufite umutwite umwana Sodoma sa congratulation oyi ceceka mbese wetse arundi ubarusumo bamwita congratulation ndamuzi ngo uramuzi muhoza twagiye njye kwaga abagore bawe babaye batatu batatu harundi vindi mwana muhoza bahehe abarusumo moza na uramoza ndamurusumo ne turakuvuga tubendeshe mugufiki ugika bare bavuga indaya ko naje reka je bavuze batatu nanjye ni mugerageze tukomeje oya kamwana ubwo reka nshakundi umutoni twaherereho twagezeho mutoni uriya mwarwanye mu ejo bundi yambaye agakote kawe mama mutoni mama mutoni babaye bane reka yakamwasa ari bumfate yewe batatu umukecuru we ntabwo twamenye izina rye uraba arahantu yatahaga hariya za Karembure bahita ufite abana babiri mama ariko n'abamama gusa
ntabwo yakamwana Abagabo cyeka babo ntibaza dukomeje bazabijyana. yakamwana abagore ntabwo abagabo babo baramutse baje ntabwo mwabakiyama Tujye kwa Kanyuza babaye sasa. umunani Wowe, mama cyusa tujye kwa Kanyuza. congratulations arabona umwe ngo afate Oya, yakarajya avuga wowe ni uri uvuga congratulations. nanjye twavuga kwa Oya, ni kanyombe uriya uri ubavuga uyaririmba. kanyabya ngenzi nyina w'abana bishaka Umuvuge nta kibazo. turatangiye Mama, navuga udahemuka. Mama Jeanne. congratulations mama Jeanne Condolation. Oya, ni uyu ubivuga. Vuga mama. mama Jeanne Condolation. Condoléance. Twakomeye. Condoléance. Ndagukubita ni mama. Condoléance. Abana babiririmba congratulations ngo condoléance. Wowe niwe ubivuga no Subiramo. batangiye ndavuga abagore biwe ndajya mvuga Mama Jeanne, congratulations Mama Iva. congratulations Umukobwa yagiye muri Kongo mwita nde? Oya niba mwita batankweka. Uwa Madame ndavuga Madame wa Kanyumbye umukongomani. Ntabwo nzi Congratulations. batatu. N'inyoni ziragusetsa. Nawe Kanyumbye afite batatu bonye. Nyirabayazana yawe. Congratulations. Congratulations. Ubwo ni batatu. congratulations Yatusha abagore benshi. Noneho ubwo abagabo babo baje. ntabwo ntabwo ari abagore Sinjye ko ari banjye undi mugabo. nawe Abagabo babo iyo umunani twagiye baje. dukizamo dushyiramo wenda byo gukabya ariko hari umugore w'umunwa nzova avuga abenshi ni indaya uko Oya, tuba tuganira. Ntabwo tuba dukomeje abantu bakajya bumva ko ari gusa aba ni abantu twagiye oya n'undi uwo ari we uretse gato n'undi uwo ari we wese wakubarira abagore wahuye nabo wasanga wowe uturusha ufite n'ijana nka wa wundi wo muri Kenya wa wundi wa 400 Nabamo cyane muri Amerika. imitwa uriya abagore 400 Baritazari urumva hano hari abantu hano hanze abatubona hano hanze nawe ugiye ukabara ugasanga wenda ararengeje Zovu abaho Guinea eshatu. nuko abaze batatu Abaho Guinea zibaho n'eshatu. hari Guinea Equatorial Akabaho Guinea. na Guinea Wowe akabaho Guinea. Wananiwe. Oya Guinea Equatorial nkuko abivuze. Ebiki ngo nguki. Hari na Guinea Igine. ari Guinea Agnes. Ayo dato. Ayiwe. Guinea Equatorial. Nazo nze. Na Guinea Bissau. Sasa Kanyumbye nigeze kumva ugerageza ku speaking English kuko yiwaza igifaransa weho u speaking English kuvuga ngo nagiye ndagaruka mu cyongereza try gerageza Nani ndabaza ikindi kibazo. I was go and return back. Nagaribyo. Wavuze? nagiye I was ndagaruka go and return back. I went and came back. I went nagiye Nifuje and came kugenda. back. Ndagaruka. J'étais parti et puis revenir. so as I think so you can speak like this I gone and then I return I gone and then I return as I say comment Kuri kugenda. Ari kugenda yitoza icyongereza mu Rwanda ariko arabeshya ntabwo azazamuka indege Trump yakajira imirego. Ntabwo azajyayo se. Hakuna abimukira wapi. umukandara mu cyongereza wize icyongereza umukandara mu cyongereza wawita ngo iki Them gozes. Bawita ngwiki. Kubisetse. bawita belt Ngo nguki? Obaridi ko yapfuye kwa padiri. mwamenye Singo Obaridi yarapfuye ni padiri. Ahubwo mu gifaransa. Subiramo tu. Mu gifaransa nzovu nawe. ceinture Oya. ceinture ni igifaransa Bayita ceinture noire. Mu Kinyarwanda bawita gute umukandara? ceinture ni Umukandara. Ukuntu bawita mu gifaransa yaka. Bavuga ceinture. Ceinture. Ya. Nari bagiye kubabwira ko mu Cyongereza yitwa centenary. Oya. Ceinture. Nzavu tubwira amasogisi mu cyongereza Amasogisi no. oya nzavu vugisha ukuri mwana jya baserereka ku Amasogisi nayo nashobora. genda kubajije amasogisi Wavuze mu Kinyarwanda. mu cyongereza ariko bamugani amasogisi mu kinyarwanda buriya yitwa ngo iki Amasogisi. Nyine na amasogisi gutyo mu Kinyarwanda ariko ni iritirano. ni iritirano kuko amasogisi ntabwo ari ikinyarwanda kuko byaturutse kuri chaussette chaussette ni igifaransa Mu Cyongereza amasogisi yitwa Socket.
socks none mu gifaransa societe shoshete none ngaho mumbwira amasogisi mu kinyarwanda eba namuze kutubwira amasogisi nyine ariko se amasogisi urumva byaraturutse kuri socks ni cyongereza ibere ridafite iminofu bagita gute iminofu n'ibiki Sogisi. iminofu n'iki ryavuye ry'abakecuru none se uvuze kuko Kanyombe ngo ibere rya badafite iminofu yewe yakana nzi ko ari umusazi wenyine bamwe ari kuvuga ngo ibere ritambaye isutiye manibu nawe ntabwo ari mwiza socks ntabwo ari mwiza ntabwo yaba mwarimu ntiyaba porofeseri ntiyaba medese ntiyaba infirimi aramwe ngo kuko wabonye nabonye uko izuba ntabwo rero izuba ukuntu riri kumbere infirmier umuze mufirimiye n'ikikanyuko yavuze iryo jambo mufirimiye ndavuga uzi igifaransa izuba ryitwa kimwe igifaransa izuba le soleil thank you very much le soleil mana ukwezi tuje neza ukwezi ntako nzi none mushiki wanyagaye neza ahubwo nzi inyenyeri mushiki wanyagaye neza inyenyeri mu cyongereza star etaje star we ngwiro hano ushire intebe hariya tutubwire hano umaze iminsi uri avuye gusenga ari bikaze nafatiye isokozo uri umukobwa uri makiya icyaraha pita icaha aho bagutegereje wahayi bagategereje barakabura wahayi kamre gasigaye yiga namutuka mu gifaransa yakoko yatangiye ishuri ubrangana kina gusara na epic bayo sikakota ngana kina na gusara bayo nangunguzana bureko n'ibibazo biri kuri Noel gusa zirakota aprenga na bima tugaruke kuri Noel yakawa we nawo beto nganga sikoyo batukirana maziminsi nta musirikare ugenda nta kibari ngo basigaye bafite akazi mu tubari mu maroje we na mugenzi we ibintu byo kuvugira inka ngo byarabacanze ngo baherutse kujyana come here ariko se hiya ni iki nzovu kamuhiya ngwino oya hiya yonyine hiya ngwa muri toilette oya nzovu reka kuzana umugore cyangwa kamutanda yungula hiya amabere break wede meaning of position nakarembo twarimba kuri mucaka kamutanda hiya yungula hiya amabere cyo hiya amabuno cyo amabuno break barakumbuye kamutanda ariko bumasura icyo nuvuza amahono wa kigotyo what this one what the meaning of this song nitebe rekit nukuvuga ngo Kanyombye sasa buriya ukora ibintu byinshi utajya umenya uko nari kubona wambaye karuvati wapi ntabwo njya nambara Kanyombye gite sha wakerewe meze neza aho bagutegereje ndi kwiga amategeko y'umuhanda ubu ndashaka mu minsi imbere kujya ntwara imodoka ibyo ari byose wavuze ko urimo kwiga amategeko y'akabari akabari kizi ngende kwiga amategeko y'umuhanda ndi kwiga amategeko y'umuhanda kandi ko mfite utubari tubiri baguha akazi ni amategeko y'utubari umwarimu witwa Ngoga wa Kimironko nkuru kunyigisha ese ntungu wajya ngo n'urwine none uwo nkwiye oya sari kwiga amategeko y'umuhanda uramubaza ibibazo biri by'amategeko y'umuhanda yenda ntabwo ibanye muri fashion ihe none oya iyi niyo nambara yanjye ku giti cyane ese njyewe ngura rimwe iyo ngiye kugura ngurira rimwe urabona ko Noel iyo ugiye ahantu ku muhanda utwaye imodoka ukabona kapa kanditseho 60 kabaga basobanuye iki gasobanura nyine ko utagomba kurenza umuvuduko wa 60 ari kwiga neza ubundi mu ndiga ngeze ko byapa biburira nibitegeka ibintu nk'ibyo ngibyo okay reka nanjye mubaze Noel uratwaye ugeze ahantu ko nibyo ugeze ahantu hari zeru gutya zeru hagati ya zeru harimo umurongo umeze gutya aho biba bimeze bite icyo cyapa mbajije sindakigera aho bongeye cyapa ngezeho ni kiriya cyitwa kiriya kizeru nyine hano uca uzengurutse kikize kidafite izina ukwigisha ninde
ngo hinduka ngo ikizero ishusho none se ni rompwe ni igiki ndashaka muri rompwe no turagufasha ahubwo aho imodoka zinyura zizengurutse nanguri gukopera uri gukopera se hano hari amategeko y'umuhanda kwanditswe ikirango ari rompwe uyizenguruka bigenze gute umuntu wize amategeko y'umuhanda ninde ufite uburenganzira ni umuntu uri mu gisate cy'iburyo igisate cyane ku ruhande rw'umuryo igisate ni ikirundi erego ubundi yes impamvu bivuze igisate hari komeza abarundi badukurikirana ariko ntabwo dusobanuriye muri rompwe urabona rompwe hari umuhanda winjiramo ari n'umuhanda ubusohoka ukoresha n'uguri kwiga imodoka urabona ishyano sibyo hari umuhanda usohoka muri rompwe ari n'uwinjiramo kandi wa wundi wisohokamo ubwo akenshi umuntu uba wagize muri rompwe ni ugomba gusohoka ariko hari uwundi uri kwinjira yinjira muri rompwe sasa ninde ufite uburenganzira ufite uburenganzira ni ufite uburenganzira urambwiye ngo hari uba winjiye uzenguruka hari winjiye muri rompwe ashaka kuzenguruka hari n'urimo ndani ashaka gusohokamo ufite uburenganzira bwa mbere wa wundi winjiye ndana agomba umwe wa mbere winjiyemo agomba kubanza akava mu nzira agasohoka none uwinjirana umuntu uri muri rompwe uzenguruka umva se atakoze ikosa nyine ninde ufite priority wakoze ikosa ni wa wundi wamwinjiranye sisa akira erega nje ahubwo natangiye kwiga uyu munsi kugira ngo ibintu ntibikaze se muri iyi minsi ngereye kuko kuri ari mugenzi wawe mubaze ndashaka kubaza neza urwego ndashaka kubaza neza urwego se ikinyamitende ni iki ni kinyabiziga ibinyamitende muri niko bavuga ibinyamitende nk'ikigage no nangije uyu ni ibintu ari kwiga usko nangije nkaho turabizi cyane ndashaka kubaza ingona ivuye mu mazi yahuranye umuhanda ihita ihene ikaza igusanga uri hafi y'umukoki ubigenza ute hari wowe uri hafi y'umukoki usibye n'ingona uvuga ngo kanyombya yidumbukije akinjira mu muhanda reka mubwire nakubwe ntabwo ndi ingona ugomba utari ingona suri iki ugomba guhagarara uri ihene basi ihene iri kwambukira umuhanda irawe zigusanga ingona iri kwambukira gutya nawe uri hafi y'umukoki biri guhita biragenda amategeko y'umuhanda bari mu cyongereza cyangwa se mu gifaransa noye tubwire ihene mu gifaransa yitowe oyanjye amategeko y'imihanda y'umuhanda ntabwo aba mu cyongereza aba mu kinyarwanda nzovu wowe uzi ihene mu gifaransa ndayizi mu gifaransa ndayizi itwihe cheval ni chevre akira wowe uri kwiga byiza cyane cheval rugira ubwenge gutya niba ari itabi wanyoye niba ari inzoga sembizi uri cheval nawe komeza mu mubazi inka yitwiye ese nta muntu uzi amategeko y'umuhanda utubariza ikibazo nta kibazo cy'amategeko y'umuhanda uzi bazi biki ko ari ihene ko ari inka iyo ugenda mu muhanda noye ukagera ahantu ugasanga hari imihanda ari ibintu by'umukara bagiye bashyiraho gutya imirongo hariya nta y'iki bateganya ibiki y'umukara nangwa y'umweru umweru n'umukara hariya nyine niho bita zebura naho abantu bambukira kuki bahita zebura kandi ari abantu bahambukira kandi ukavuga imparage kuki hari ari zebura bavuga nuko hari ahantu kuki bavuga ngo ni zebura crossing kandi ari abantu bahanyura mpamvu oya aho ni ahantu uba ugomba kuhagera nyine ni nk'uriya murongo ushushanyije mu muhanda uri umwe w'ahantu bambukira uriya murongo iyo uhageze reka mbigufashemo no muri biri mu bimurika oya nuvuga ngo zebra crossing baravuga ngo ni zebra kandi zebra ni imparage ni imparage igihe bavuga ngo zebra crossing bavuze ngo imparage crossing yihitire nuvuga ngo abantu ntabwo ari imparage ariko impamvu bavuga ngo ni imparage nuko ari umukara n'umweru kandi irangi ry'imparage ry'uruhu rw'imparage ni umweru n'umukara none bakaba ni symbole ibyo ntabwo bibaho reka ngira ngo nabyumva ukuvuga ngo ni zebra crossing ese ubundi reka nkubaze ubundi njyakiro cyane anangaje ndi kwiga bavuze ati gende kugufasha feruje nago wajya ku kizamini ngo uvuge ngo feruje uravuga ati ibimurika ubu namaze kumenya irira tara ry'umutuku cyo risobanura iry'umuhondo nari ry'ubururu icyatsi kibisi iriya risa ni gusa n'icyatsi kibisi amatara nangaye cazwa hano natatu cazwa hano ntabwo ndimo kwiga province nyine cazwa hano uri kwiga iki ariko uravuga iki ntabwo yamushoferi cazwa ngaha ataryo uburiri baho kereka bakureka modoka gato amatara natatu icyatsi umuhondo iyo agiye mu muhondo icyatsi kibisi umutuku biba bisobanuye ngo hagarara gatoya
cyangwa se oya imondo usobanura itonde itonde ubwo nuko ngo nimba wagendaga uragabanya kuko abagiye kujyamo umutuku uvuduka umutuku ngo vuduka cyakabona bigisha baragowe icyatsi kibisi jya kurisha ihute boro Kanyombere na perima mwese muri abaturage nawe ubwawe cyakora wowe bajye bakubaza imibare nta bindi bintu uzi none ibyo matwe bajye niko ngiye kukuya ko nari mugenzi mu minsi mike niko ndashaka kugumiza kubaza ngiye kurangiza no kubaza ko ntabwo ndi umuntu uraje cyane ngiye kugura imodoka ugura hari akagabo kagenda gutya hari akagabo kagenda gutya k'umutuku ngiye kubikora kamwe kaba muri feroje akandi wajya neza ngo ni wowe neza muri bitungahe abayese kandi bitungahe akaye abo tubahe nyine tubaye umuntu we arimo aravuga ngo tuba kuri feroje tuba turi kwitara bisobanuye iki tuba twereka genda agarara nta kicyatsi kibisi kabamo se iyo agiye mu cyatsi kibisi kaza gakwereka tambuka kabamo umuhondo no reba umuhondo uzi hari n'icyapa kivango nta muhondo urimo nta muhondo urimo icyo cyapa kivuga inzira ifunganye ibumoso ariko abantu bose bagomba kujya kwiga urabona provisoire uzayikurayo njyewe nzayizana kandi hano kurega siraje nimara kuyizana bro njye nzayizana hano nyigaragaze hano none ngiye kubereka ko mwebwe bamuvuga mwebwe ngo pasiteri uyazagura imodoka umbere umushoferi akazaguragura iki ntambwe irya sima ibi bintu bajye babimenya buri murashingisha mushiki ntabwo nukanye nese ninjye wayisizina mu bantu bigize abapasiteri ngo ni ba polisi ibyo by'abapasiteri byo hano leta ka umusambanyi muzima wa mugore we we tuza tuvuga ndamuvuga tuza ariko wamuvuze Anita se waye wagishushu ntawe nzi ujyanda gerayo shosho none wabaho wahinduye ndabona gakweto wazanye kazima inkweto zihenze apana izingizi zacaguwa ariko ipantaro wagira ngo bayigusenyeho nk'umuti uzabigendana ya kabiri twamara nk'abashaka akira wabaho wahinduye n'agapira rwose aka kajiri ko uzagakuramo ari uko Bikira Mariya yagarutse ku isi Bikira Mariya shata uravuga Bikira Mariya noneho yuwe wabaho nubwa mbere nabwo wambaye aka gashati bakitama yama wakigoryiwe bakamba bari ku mazi none sano ni ku mazi yankushubusta hani ku mazi waje yankushubusta nyine hani ku mazi yewe n'inkweto ngiyi noneho wabaho banza ese reka nturebe ibiriho biravuga ngurimo kwiga ngo perime ese uriga perime wowe uzagura imodoka kubera iki se perime ntabwo uzega we muze wowe ntabwo uko ushaje ubusa ntabwo ndi so wa nyoko atezevo d'abord asuite atezevo and close your mouth gumana close your mouth stupid muzehe twagiye uzi ko umugome urabwira nuza ngo tese apotre umusambanyi gutyo we mpesire we nta soni wowe ugira ubu wese agihobe ashobora kukuvuma nona sagihobe apotre umusambanyi kanyoreka nkubwire naryo cyo bano bana ndashaka kubaza nge mfite oya ngo ni apotre w'umusambanyi ubuntu buri kunshishira ubu narinzi ko nyine na n'ubu turabizi ujya hariya usibye inkweto njyewe niba bazigutiza simbizi we narakubwiye ngo ubuntu bw'Imana iguhaye buguha abantu bakaguha ibintu bakagutiza ibintu bikaguhindura ntabyo wigurira bivuge ntabwo wigurira ntabyo ujya wigurira baba barangiye ujya gukorera perime uzajya upakura amabyi tuzajya kuduguha imodoka yitwa amazi y'amacafu yacu tuzagura amazi y'amacafu kumbana nawe se uri mazi y'amacafu ntacyo uri cyo mazi y'amacafu n'umushoferi uravidura ukayajyana induba none mazi y'amacafu nyina bukicara uzajya upakira amazi y'abanyu yakuroze kuzajya uhagarara abasaza bakunda quartier yose ibyo uvuga wowe uzayitwariye itwarwa n'abashoferi kuvuga ngo ugiye gukorera perime mazi y'amacafu ndohera mu mazi wa mubu zana intebe wicare mushaka kuganira nanjye zana intebe wicare reka mandi kubwira icyambere nawe ubwawe uri umucafu icyakabiri uri umucafu mu imodoka n'amagi macafu icyagata ugomba gutwara imodoka itwarwa n'umushoferi amatwi yanjye arafunze ufite perimi ubwo urimo urahungetwa umuntu ufite akaguru ngaho ngwino mubwire ubunyoko buko arimo arakora bati mfite umuko wahe w'ikiwerewere uyovuye cyane uva mu nzira amaguru agakira hasi ubunyoko buko ariko kureba uri kwisarana ngano n'agatwe kameze yarongoye hese nawe warayobye wararongotanye uriya yarongoye he
yarasambanye bari n'umusambanyi mugenzi we none ukavuga inzovu se we nawe ni kiborebore ni inturi mugari wawe none wowe urabona intobo ziza zahindutse umuhondo ukamaza wagu arabaza ngo gari la maji machafu ese urayizi gari la maji machafu ni cya kimodoka kijya kuvidura intuzi imyanda muri imyanda yahe bajya kuyimena mu kimoteri ntabwo ari induba cyangwa ahantu yagenewe kugira ngo bayimenemo izabe ifumbire urumva ntabwo ari biriya babitakaza ari ni ifumbire kose mazi amazi ntabwo ari gazi ni mazi cyane gazi ira naho ni gazi wayicanika uzigisha ibya Yesu gazi ya gazi ya machafu ayirata we yewe kabishika baguharambye ariko bamparamba kanyereka nkubwire maji machafu maji machafu maji ya machafu ayiba data we maji machafu ugivuze maji ya machafu ubuze ngo amatama amazi y'amatama mabi niko bivuze no kuvuga ngo reka nkubwire Rwanda baca umugani ngo amatama masa ntasabira inka igisigati bashatse kuvuga iki babashaka kuvuga ngo niwo gufata yakamwana na nzovu bose ukavuga ngo umwe yagira undi nama ntayo warangiza ukagerekaho ikiborebore nk'akanyumbya twatwicanye utse kari umuntu ugerageza kwa muzima okay reka ngwire naho babivuna naho babijya yamwe uri umukafiri nibyo ujya wiye yende umukafiri umukafiri se bisobanura iki umusenzi w'imbwa akavuga ngo ni umuapotre ibyo bintu uzabireke nyine umukafiri icyo bisobanura maze kunjyana kangahe ujya kunywesha amayoga nanga unywesha se uruhinja rwanjye ahubwo niba umuntu umusaza ufite imyaka 40 usaza uzavuga ngo tugere afite Anita wangu ririmba mbere ndazi no kure Anita wangu Yesu murebe muvume Yesu akuvume Yesu aravuga iriya ndaya ahubwo amugisha wa wundi ninde meze bamwita ndesanye Dorothea agenda inkunze ko ari umuntu w'Imana atajya be iriya ndaya yitwa Dorothea wishaka urasensa Dorothea zikapse ariko wala umucamu walangala isemu walangala tululu cyane ubu mvuye kwiga njyewe reka nkubwire kanyo ndashaka kwereka isi gishaka kubaza ngende umushoferi ndi mekanicien kandi umupeintre niwe ntabwo ushaka kumaza biri hari ibintu ushaka kubaza nkakubaza akantu kamwe ukakananirwa oya ntukajye uvuga uwo muntu turi muri hari imodoka ya ambulance yego hari imodoka y'ubuyobozi oya ndashaka kanyo si turi batatu hano tugiye kugendana kugeza kuri Z sibyo Nikuwa ngo ni 1 2 3 4 5 turagenda tuzenguruka gutya ndahera kuri njewe turageza kuri Z njewe ndatangiye kanyombye kurikizeho kutavuga ni wowe bari kubaza wowe ngo ngwiki haravuze ninde babaza ari kubaza wowe ufite birinete bize nk'ibivumvuri ntabwo uvye kakubwira kuko okay nde ako vuga B bise B kuri gike vuga B tugiye kubara ariko ngo ongera iki tugiye turagarukira kuri Z nde yakari yakubituma yakawukahambirwa ariko yakari nde oya tugende reka duhere tukoze kuri wowe reka tukomeze twaje reka tuze kujya kumusoza oya kanyombye ni wowe B mereza ingoni shakira ingoni mana ndayibona yaka truwa ayiwe data we nzovu ngwino tuvaje tuve kuri okay twaje B G kwaje D C cha gacanirwa umuriro neza w'ikuzimu icazwa hano tuganire twe tuba turimo kuganira urumva urabona babagiye reka naje ngende bwa turabemera cyane